twese duteraniye hano tugerageza twumve uko hano hagiye kubera ibirori mubanze mu nyumva y'agako gatoya mwese ndakeka muzi ikibateranyiriza aha ngaha nuko na marushanwa tugiye kujyamo ndagira ngo mbanze nsabe abajaji babanze batwibwire bagiye kudufasha kumenya impano twifitemo twahera kuwa mbere atwibwira Jaji Wizikira. Okay, murakoze mwese mbaje kubashimira. Ye banyita William Chris. Murakoze mazina yanjye Nimpano Louis. Bon, sawa ubwo ndumva twahera kuwa mbere agahaguruka akatwereka impano ye ari we nguyu. Ayo ndasabe ariko sha ubundi ngewe ndi umukomediye bakaba banyita amazina yanjye asanzwe nitwa Mboni ariko ibisanzwe nkina komedi zisanzwe zose ndakina nta kibazo n'amafaranga. None se mugabo tutara impano yawe ni urayerekanye cyangwa niyo ngo wumva ufitemo muri wowe? Impano yanjye ndumva ariyo. Nese ibyo ni ibiki wambaye? Ibi ni biryoshye imikino. Kinihe mikino? Nkina komedi. Ngiro dukinireho nyine turebe. Kina akantu gato k'iminota k'amasegonda turebe. Bo umukobwa umwe yahuye n'umusore aramubwira ati ndashaka kuyimba. Umusore atese nk'inkuru. Umukobwa turayimba ati ndagacika izo surayimba. Umusore biramuyobera. Ubwo icyakurikiyeho umukobwa yishakiraga ingofero yari yamuhaye, umuhungu nawe ati ntayo naguhanaga namwe nuko komedi yanjye Njya kubibwira nyuma. Ese muri ukina wasinze sha? Ese ni komedi uri gukina cyangwa uri kutuganiriza? Nuko nyine nta kundi ntabi. Jewe nkurikije umusaza ni zero tete vide wowe. Nanjye guhaye zero. Bikurikije ukuntu uri gukina bisa nkaho ari inkuru bakuganirije nawe utegeze wumva. Nari nje kuragira. Genda. Abantu nk'aba bakajya bamaza. Ngo ni zero. Yamaye nka twese bazifata na batatu yarukane kubesha. Ndasharagira inka ndabona ari cyo Akuye mu kiraro sha. Aha. Komedi yawe nta n'umuntu wayireba. Genda iro kora telefone nkabona umuntu umeze nkawe. Nahita nyimenya. Genda. N'abandi nibakomeze abandi nibakomeze. Mukomeze muze. Komereza ari. Mwebwe impano yanyu ni iyihe ngo muyigaragaze? Dufite impano yo kuririmba. Rero nambere ariko mubanze mutubibwire. Okay, murakoze. Nje nitwa Impuhwe zayo Benita. Nkaba mfite impano yo kuririmba. Nanjye nitwa Ketia. Mfite impano yo kuririmba. Akuse mko kuvuga wibye cyane ra. Wavuze ukavuga cyane tukanakuvuga. Nitwa Ketia, dufite impano yo kuririmba. Nanjye nitwa Ishimwe Keri, mfite impano yo kuririmba. Okay, mwaturirimbiraho nk'iminota nk'amasegonda nka veni yonyine. Kumva impano yanyu. Itsinda cyangwa bari Ni itsinda ndabona nta ntege ifite. Uraza kubona ko Aribe, okay, umwanya ni uwanyu. Impamvu yo kuririmba tumwanduze amashimwe ukuru witeka yakoze umurimo. Okay, naribi nta muntu utazi ko yakoze umurimo. Ariko se buriya Ako mwumva ukuntu muririmba? Sibyo no kuririmba nabi. Jemba tume no mukabari simwandirimbira donc ni zero. siko numva gagira ngo mukuririmba Dede ya Davis. Se ira n'indimbo y'Imana cyangwa
ibaza yaba ari iyawe wahimbye uzi ko umuhanzi waririmbye indirimbo yumvise uburyo hano abantu bashobora kuririmba indirimbo umuntu agahita yanga neza neza genda umuhanzi nkumva mwamfiremo indirimbo kuri najya no kubareka izina ry'Imana ubwo abahanzi bacu barakoze cyane kutinza mu mwuka nubwo babakaraza umuzeru numva twakurikizaho ukurikira nawe yatambuka akaza imbere akatwereka impano ye abajaji bakabifashamo nicyo babereye ahangaha nitwa Nimpano. Mr. Waka utaravuga byinshi impano yawe ni iyi Mfite impano nyinshi, mfite impano yo kwiba, mfite yo kuririmba, mfite yo kuzunguza mu muhanda ntibamfata abapolisi. Buriya njye twakujya kuzunguza polisi ntibamfata. Njye mfite impano buriya. ariko nabone ndabona usa nk'umujura noneho rero njye ikintu nshaka tangira wiba turebe ariko utahera kuri izi fanta buriya weruka kogoshesha ryawe sha yogoshesha se niba izi ni trips bro, izi ni trips ntabwo ari ubunuza ntabwo ari ikibuza umubone gutyo usa gutya njye kwiyogoshesha rero hano se ku muhanda ntogoshe na mukanya niyogoshesha wenda njye nshobora kuba ndi mu muhanda ndi mu ngendo sibyo nabona nk'umupolisi aje umukwepa nyine ntatananyura nka hano sibyo bose namukazi ntabwo yafata bikurikije impano uri kubona ufite sha n'indera ntabwo bakwakira do ni izina ry'Imana reka rero umuzeru wa wawe muhungu mama wakubyaye yarapfushije ariko nyine se mubonye impano yanjye yo kuzunguza atariyo none se umupolisi namucitse yamfatanye nyine imyenda nyine n'urugero ndetse hano nyine ko twaje kugaragaza impano nazanye imyenda nawe nyine ariko mfite n'indi mpano basi niba yanze reka nyine mfite indi mpano nyine niba iyo yanze reka mbabwire nyine buriya njyewe reka mbabwire none buriya njyewe mutambona gutya nshobora gushinga korali ndomu irimo amajwi menshi cyakuzanye cyangwa nyine rwanditse nyine reka ageraje tubwire n'amazina ya ba nyirakuru birimbe se wowe vuga impano yawe impano yanjye reka njye ngiye kuririmba ngiye gushinga korali njye ndumva kandi irimo bazi na tenoro na spell nuko Yesu aravuga ati nuko Yesu aravuga ati nuko Yesu aravuga ati abantu umva iyo mpano yawe ndayumvishe perezida mu bagorozi ahangaha ntabwo dukeneye izo mpano ariko mpano yanjye uruhuko Yesu ibyo bintu nta rugo biririmba tukiri aho ngaho bwire nyogokuru aguye ku kavuga tubanze ubyibuheho wenda n'ijwi ryawe ryabyibuha si kuvuga nk'abantu nk'ubugoro genda mva imbere ntumvira ikintu ubugoro baravuga ariko jaji kazi nawe aho ngaho uganiriye nabi ngende kwajya ngo nkore iki bose nawe aho ngaho uganiriye nabi none se ubona rero yawe uracyavuga nta nubwo wanawe nabi oya nabire kimwe cy'ihene kandi kwicara twese kuri kumubona gutya nyine maze gutya kari imikurire mibi nyine n'ikinga ntabwo ako kera nari mbyibushye zeru murayimana nyine wowe genda imwe ifite amatwi n'amabingo nta kundi nyine umuzeru bamubwiye ko agiye kubanza gufata kashe kibondo undi nawe wiyumvamo impano yakegera imbere akatwereka Peter ngo bimeze bite se amazina yawe nati yamufitiye impano ugiye kutwereka impano yese nati yakufite isoni wakunze ne muri yigisha mvuga hakiri kare mu gitondo izuba ritarasa ndafatanye none se ninde watiyigishije kubyuka kare ibyo ngibyo nta muntu utabizi sibyo gerageza Nadia iyo ndimbo ni iyawe nka Rwanda ese
bajyaga bayikuririmbira mu gitondo ugiye kubyuka. aha noneho kandirimbi iya Dorcas Dorcas na Vestina natwa irimbi iyawe iyanjye ese ko nari umuririmbyi ndasohoye indirimbo Okay. ntabwo umuririmbyi none waje hano gukora iki Ndumva nta mpano ufite pe sinkubeshye singuciye intege. Ariko oya itonde ntabwo guciye intege. Okay, mu byubahiro byawe watwereka impano ufite pani ibintu byo kunga uzubeshya ufite nama ndi mahirwe ya kabiri nta kibazo ngiye kuririmba indirimbo ya Vestina na Dorcas yitwa Edi Niriwe byo kwise ariko mwabajaji mureke babwire igihe twahereye dutanga zeru reka mbanze mubwire igihe twahereye dutanga zeru hajya ngo witwa umutoma nakwiteye uzi kuririmba ntari uwo niwo mutoma nakwita cyakoze subira kurya ibishyimbo bo nagiye bwarakoze nawe kutwereka impano ye ubwo abajaji baraza kubyitaho bo undi ukurikira cyangwa se abandi yaba itsinda yaba ari umuntu umwe mwakigera imbere mukatubwira